tuje kugira ngo twibutse abantu ko ubwami bw'Imana buriho kandi buri hafi. Yo umuntu wese agomba kwitegura nk'amishishura bye mu izina rya Yesu. Tusano hode strase wili honestly Pela zara winima turaritse umwuka wewe na sostara bini wera topaya sinima efo edrome kugira ngo Imana izitamure. Atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire Imana. Tubwire tweruye tutababeshya tutabaryarya, nibyo byambera aho dukeneye kubabwira ngo etaje kandi batazayibona. Mbere ko umuntu yabona etaje reka tumubwira agakiza. Kwese uravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo. Ibindi byose muzagira ute? Muzabyumva. Abashaka gushaka inyungu yo konge bashaka kongererwa, bashaka inyongera batarashaka ubwami, kandi habanza ubwami. Reka tubwire abantu kuri izi kamera badukurikiranye, tubabwize ukuri, tubabwire ngo habanza ubwami bagakurikiraho inyongera. Igeze no ku rwego iri kwicuza icyatumye ire mu muntu bitewe nuko abantu bagomeye Imana. Gatanu aravuga ngo mpore mukenyeye kandi amatabaza agira ute? Ahora yaka. Imana irashaka ko abantu amatabaza yaka. Akaka kumanywa nijoro akaka, mu gitondo akaka, muri korara akaka, muri keretse akaka, amatabaza akaka. Yakona amatabaza yaka, ukabwiriza amatabaza yaka, ugahanura amatabaza yaka, ugashumba amatabaza yaka, mu rugo rwawe itabaza rikaka, mu bucuruzi itabaza rikaka, aho ugenda hose. Bose barahanuraga, bose barabwirizaga, bose bambaraga amajipo maremare cyangwa amakanzu maremare nk'iyi nambaye. Benshi baritegaga nk'uko uratinya ngo umukwe atinze. Bose bagira gute? Barahunikira. Bose barahunikira. None niba umukwe atinze abantu basambane? Oya, ntago njye byemera. Umukwe aratinze abantu barasambana we. Aratinze abantu baresikoroka. Bakuramo inda. Yababa we aratinze. Kandi no yanatinda ntabwo urupfu rwo rutinze. Niyo yanatinda ntabwo wamenya ukuri bubyuke. Niyo yanatinda ntabwo wamenya ukuri aho ugiye niba uri bugaruka amahoro. N'umuntu tuziranye. Numuvuga butumwa ntabwo ndi bumuvuga izina. Yego. Yagiye ahantu anywa inzoga, amaze kunywa inzoga azisangira n'umuntu w'inshuti yanjye. Amaze kuzisangira n'umuntu w'inshuti yanjye, ndamubwira ibintu wakoze sibyo. Visave mdewe ubwanjye anazinywa mureba, ndamubwira ariko komeruka uri umuntu w'Imana, uri umuhanuzi, bimeze biti. Agiye kumbwira arambwira ngo amasasi ndi umukobwa wawe. Yo yarahunekiriye di arasinziriye nawe. Arambwira ngo sindi umukobwa wawe, mpita mubwira basi mbabarira. Umukwe atinze. Sijye cyo kunywa inzoga nijye cyo kuba maso. Umukwe atinze abantu barasambana. Sijye cyo gusambana nijye cyo kuba maso. Umukwe atinze abantu baratingana. Sijye cyo gutingana nijye cyo kuba maso. Umukwe atinze divorce ziba nyinshi. Umukwe atinze bose bagira gute? Bose barahunikira. Umukwe atinze bavuga butumwa, abarangije bagira gute? Baratubura. Umukwe atinze topaya si abantu bitwara uko bishakiye. Umukwe atinze abamuvuga butumwa batakaza umwambaro w'agakiza. Imfaturo zasenywe umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Turi mu gihe cy'uko umukwe atinze imfatiro zigasenywa, ariko umukiranutsi nta kintu agasenga. Twaranyazwe yemwe, twaranyazwe n'ukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe n'ukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe. Satani yaraje aratunyaga, atunyaga icy'agaciro. Twaranyazwe n'ukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe n'ukuri, twaranyazwe. Kandi muri aya masaha tuje kugira ngo twibutse abantu ko ubwami bw'Imana buriho kandi buri hafi. Yo umuntu wese agomba kwitegura nk'amishishura bye mu izina rya Yesu. Tusano hode strase wili honestly Pela zara winima turaritse umwuka wewe na sostara bini wera topaya sinima efo edrome kugira ngo Imana izitamure. Imana izigaragaze muri amateraniro kandi abantu tugiye kubana. Ukora iby'ubutwari izina rya Yesu Kristo nazareti. Turagushimiye ko ubanye natwe kandi kudushyigikiye kandi kugiye kubana natwe muri aka kanya. Amen. Hanyuma rero turabashimiye mama reka dusome ijambo tugiye kugeza ku abantu. Imana tumara kurisoma Matayo
25. yego umurongo waho turaza gusoma dore kwa 5 cyangwa se dore kuri 3 ntacyo bitwaye no twasoma akiri tukavuga ducyatuma tugasengera abantu yego reka dore kuri 3 reka dore kuri 2 kugira ngo byumvikane yego ariko muri abo 15 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge abapfu bajyana amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo 5 bavuze ngo iki aravuze ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mumusanganire amaze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mubahanjuze muyigurire mwakeneje mu ry'Imana tugarukira dushimiye Imana masa karama urabona iyi minsi atari yo guhanjuza niyo guhanjuza dushyizemo n'umwete ahubwo nyamara Yesu agiye kuza cyane amasamu rero tugiye kubwira abantu b'Imana tubabwire tweruye tutababeshya tutabaryarya nibyo bya mbere aho nibyo bya mbere ni nabyo bakeneye abantu b'iki tubabwire ntago dukeneye kubabwira ngo etaje kandi batazayibona mbere ko umuntu yabona etaje reka tumubwira agakiza kwese uravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo ibindi byose muzagira ute muzabyongera uri umuntu yashatse rero yashatse inyungu atarabanza gushaka ubwami arabashaka gushaka inyungu yo bashaka kongererwa bashaka inyongera batarashaka ubwami kandi habanza ubwami reka tubwire abantu kuri izi kamera badukurikiranye tubabwize ukuri tubabwire ngo habanza ubwami bagakurikiraho inyongera iki gihe mama Samu tugeze mu gihe cyuko abantu bari gukora ibyaha nk'abanywa amazi yego biranabaryoheye kandi birabaryoheye turi muri cyagiye kandi buriya iyi minsi turimo igenda yisubiramo ntago ngo ni ibyaha bishya byaje bigenda byisubiramo ariko iki gihe iyo ibyaha bitari kwisubiramo bikarenga hari icyo bita kurenga umupaka uvuga ngo byarenze inkombe yego bigezeho aho Imana irimo yicuza iri kubwira abantu ngo nibakanguke igeze no ku rwego iri kwicuza icyatumye irema umuntu bitewe n'uko abantu bagomeye Imana yego noneho natwe niyo tubabwiye ngo bave mu byaha ntibatwumva ngo muzanye iterabwoba ntagari iterabwoba Imana irashaka ko abo bantu yego muri aya matabaza yabo bashyiramo amavuta Imana nashaka ko kandi amatabaza yongera kwaka akaka yego umwanditsi w'ijambo mu gitabo cya Luka ibice 12 umurongo wa 35 aravuga ngo mpore mukenyeye kandi amatabaza agira ute ahora yaka Imana irashaka ko abantu amatabaza yaka haleluya amen akaka kumanywa nijoro akaka mu gitondo akaka muri korara akaka muri karitsiye akaka amatabaza akaka mbese ukadiyakona amatabaza yaka ukabwiriza amatabaza yaka ugahanura amatabaza yaka ugashumba amatabaza yaka mu rugo rwawe itabaza rikaka mu bucuruzi itabaza rikaka aho ugenda hose itabaza ryawe rikaka Niki Imana ishaka kuba nicyo nta n'ikindi mama sa tubwire ko abakobwa ko bari 10 bivuga ngo bari 10 hanyuma bano bakobwa ndambatangarira aba bakobwa bari 10 bose bajyaga mu mwuka siko banahanuraga abakobwa bose barahanuraga bose barabwirizaga bose bambaraga amajipo maremare cyangwa amakanzu maremare nk'iyi nambaye benshi baritegaga nk'uko niteze mama Samu bora benshi bambaraga imyenda igera ku birenge nk'iyi nambaye ariko mvana uratinya ngo umukwe atinze bose bagira gute barahunekera bose barahunekera none niba umukwe atinze abantu basambane oya ntago njye byemera umukwe aratinze abantu barasambana aratinze abantu baresikoroka bakuramo inda baba aratinze umukwe atinze ariko nubwo atinze hariko hagiye kubaho igicuku mukwe agiye kuza mu gicuku haleluya mukwe agiye kuza
cyo gitumye tuza kuri izi kamera nuko umukwaje ukubibutsa kumukwaje araje bidatinze kandi no yanatinda ntabwo urupfu rwo rutinze no yanatinda ntabwo wamenya ukuri bubyuke no yanatinda ntabwo wamenya ukuri aho ugiye niba uri bugaruka amahoro. Rero hari umuntu ejo twatuma tuganira arangwa ngo hari umuririmbyi hano mu gatoro ntaruze kuvuga ngabonye bakinza atavuga ati n'undi ntago nzasubira n'ubundi nanabuze cyanjyana nibaza nk'uyu muntu undi yarahagaze cyangwa uyu muntu yabonekeriye n'ubundi nukuvuga ngo yari yaraguye cyane yari yaraguye muri ubu dufite abantu mu masamu bawunikiriye batagitinya gukora ibya ariko bikorera mwibanga batabareba ariko reka mbabwire nubwo abantu tutabareba ariko Imana irabareba nta hantu wakihisha Imana. Yego mperutse kuba yari n'umuntu tuziranye n'umuvuga butumwa ntabwo ndi bumuvuga izina. Yego yagiye ahantu anywa inzoga amaze kunywa inzoga azisangira n'umuntu w'inshuti yanjye arahonekereye de amaze kusangira n'umuntu w'inshuti yanjye ndamubwira ibintu wakoze sibyo visave mdewe ubwanjye anazinywa mureba ndamubwira ariko komeruka uri umuntu w'Imana uri umuhanuzi bimeze biti agiye kumbwira arambwira ngo amasasi ndi umukobwa wawe yo yarahonekereye de arasinziriye nawe arambwira ngo sindi umukobwa wawe mpita mubwira basi mbabarira umukwatinze tubwire abantu ngo umukora atinze banywa inzoga kandi si igihe cyo kunywa inzoga ni igihe cyo kuba maso. Umukora atinze abantu barasambana si igihe cyo gusambana ni igihe cyo kuba maso. Umukora atinze abantu baratingana si igihe cyo gutingana ni igihe cyo kuba maso. Umukora atinze haleluya divorce ziba nyinshi. Umukora atinze bose bagira gute bose barahunikira. Umukora atinze bavuga butumwa abarangije bagira gute baratubura. Umukora atinze topayasi abantu bitwara uko bishakiye. Umukwatinze abamuvuga butumwa batakaza umwambaro w'agakiza. Umukwatinze abanyamasengesho muri bibyizerwa birakama. Umukwatinze ariko iki si igihe cyo gusinzira si igihe cyo gusinzira si igihe cyo guhunikira ahubwo ni igihe cyo gukanguka. Bibiliya yavuze ngo imfaturo zasenywe umukiranutsi yakora iki yasenga. Turi mu gihe cy'uko umukwatinze imfatiro zigasenywa ariko umukiranutsi nta kindi agasenga no gusenga. Hanyuma uyu mukiranutsi ifatiro zishenywe bamuvuze arasenga. Inzara yamwishe arasenga. Urugo rwamunaniye arasenga. Agambane gari arasenga. Topaya sinima efo. Muri make uyu mukiranutsi w'Imana nakangwa n'intambara nakangwa n'ibiguruka nakangwa n'ibicantege nakangwa nuko umugabo yamuciye inyuma nakangwa yuko inzara ihari nakangwa yuko abana babasohoye mu ishuri nakangwa yuko piriyave bayimuhaye nakangwa yuko adafite imodoka nakangwa yuko adafite inzu kuko muri ngo ifatiro zishe umukiranutsi wa yakora iki ntabwo avuze ngo araguze ntabwo avuze ngo ajye mu busambanyi ntabwo avuze ngo yitabaze inshuti n'abavandimwe ahubwo aravuze ngo harasenga dutanga